twongeye kubaha ikaze mu kiganiro Karame Mubyeyi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu 8 umubyeyi umaze kubyara yakora kugira ngo arinde umwana we cyangwa se uruhinja urupfu rutunguranye. Hari igihe umwana aba yavutse neza ugasanga nta kibazo na kimwe afite, akavuka agahumeka neza akarira, ariko hashira igihe gito cyane ukabona umwana abuze ubuzima. Ese ni ibiki uyu mubyeyi akwiriye kwirinda byatwara ubuzima bw'uyu mwana? Muri iki kiganiro rero tugiye gusesengura impamvu zijya zituma abana bapfa urupfu rutunguranye kandi bitari ngombwa, cyangwa se nta kibazo cy'ubuzima nk'uburwayi baba bafite cyangwa se icyo baba bavukanye. Muri iki kiganiro turarebera hamwe icyo uyu mubyeyi asabwa gukora. Icya mbere uyu mubyeyi asabwa gukora ni ukurinda umwana we imbeho. Icya kabiri ni ukurinda umwana inzara. Icya gatatu ni ukurinda imyanya y'ubuhumekero y'umwana ikaba ikora neza nta ngorane cyangwa se ikintu runaka cyajya muri iyi myanya ngo bibuze umwana guhumeka. Icya kane uyu mubyeyi akwiye kwirinda ni umwanda, kugirira umwana umwanda kuko nabyo bishobora guhitana ubuzima bw'umwana. Icya gatanu umubyeyi akwiye kurinda umwana we w'uruhinja kurira cyane cyangwa se gushavura. Icya gatandatu uyu mubyeyi akwiriye kwitaho kuva umwana akimara kuvuka ni ukumukingiza kugira ngo umwana abashe kugira ubudahangarwa bw'umubiri buhagije bumurinda kurwaragurika. Icya karindwi umubyeyi akwiriye gusuzuma umwana we icyerekeranye n'ibimenyetso mpuruza ku mwana w'uruhinja. Icya munani uyu mubyeyi akwiye kwita ku masaha yo kuruhuka y'umwana. Ibi nabyo ni iby'ingenzi cyane, abana bakwiriye kuruhuka kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza. Reka ngaruke mu kanya dusesengure ingingo ku yindi ibyo umubyeyi akwiriye gukora kugira ngo umwana we abashe kugira ubuzima bwiza kandi amurinde urupfu rutunguranye. Reka duhere ku ngingo ya mbere yo kurinda umwana ubukonje. Ahangaha ho harimo ibyiciro bibiri. Hari ibikorwa n'ababyaza cyangwa abaganga, ariko hari n'ibyo umubyeyi wamaze kubyara aba akwiriye kwitaho. Icyo abaganga basabwa gukora nyuma y'uko umwana avutse ni ukumuhanagura, bakamukuraho ariya mazi umwana aba yari arimo mu gihe avuka, nabwo arayazana. Rero ababyaza cyangwa abaganga bakwiye guhanagura uyu mwana neza bakamukuraho ariya mazi kuko amutwara ubukonje. Ikindi abaganga bihutira gukora ni ugushyira umwana mu gituza cya mama we kugira ngo umwana abashe gushyuha adatakaza ubushyuhe bw'umubiri. Ikindi ni uko bamufubikana na mama we, ibyo twita skin to skin cyangwa se peau à peau mu Gifaransa, ndetse mu Kinyarwanda tukavuga ko ari ugushyira umwana mu gituza. Ibi byose rero abaganga babikora muri ya saha ya mbere cyangwa se minota 30 ya mbere umubyeyi akimara kubyara. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko umwana uri mu nda aba afite ubushyuhe bwa dogere 37.5. Murumva ko uyu mwana aba ari mu bushyuhe bwiza cyane bwizewe bituma umwana ashobora kugira ubuzima bwiza. Ubu bushyuhe bwo mu nda umwana aba arimo rimwe na rimwe bushobora guhinduka bitewe n'uko mama w'umwana ashobora kurwara. Ariko niba mama w'umwana atarwaye, umwana aba ari muri ubushyuhe bw'umubiri butuma agubwa neza. Iyo amaze kuvuka rero aza kuri dogere 21 y'ubushyuhe rusange aho mu cyumba cy'umwana aba ari. Bisobanuye ko uyu mwana aza ahantu hakonje cyane ugereranije n'aho yarari. Niyo mpamvu ari abaganga cyangwa umubyeyi bakwiriye kwihutira cyane gushyushya uyu mwana kugira ngo byibuze yongere asatire za dogere 37.5 nk'aho yari asanzwe ari mu nda. Iyo rero ibi bititaweho uyu mwana ashobora gutakaza ubushyuhe bw'umubiri akajya mu bukonje bukabije cyane, bikaba byahitana ubuzima bwe cyangwa se bikamuzahaza. Ni iki umubyeyi akwiriye kwitaho? Icya mbere umubyeyi akwiriye kwitaho kugira ngo nawe arinde umwana we ubukonje ni ukwita ku myenda umwana yambara.
hari igihe usanga nk'umubyeyi yabyaye mu gihe cy'ubukonje cyangwa mu gihe cy'imvura, cyangwa se uyu mubyeyi akaba yabyariye mu turere dukonja cyane. Ni byiza ko uyu mubyeyi amenya ko imyenda umwana we ari bwambare, yaba igisurubeti, yaba ingofero, yaba amasogisi cyangwa se ibigoma amushyiramo, bigomba kuba bishyushye kandi bimeze neza, kuko iyo uyu mwana yambaye imyenda ikonje nabyo biba impamvu yo gutuma akomeza gutakaza ubushyuhe bw'umubiri. Babyeyi munkurikiye, mukwiye kumenya ko imyenda abana bambara ikwiye kuba ishyushye ku rugero rukwiriye. Reka turebere hamwe muri rusange ibintu bishobora gutuma uyu mwana wacu atakaza ubukonje, kugira ngo n'ababyeyi badukurikiye bajye bamenya icyo bakwiriye gukora kugira ngo barinde abana babo. Icya mbere gitera umwana ubukonje ni igihe ari mu mazi. Twabanje tuvuga ko umwana avuka ari mu mazi, agakurwaho amazi yaba ari ku mubiri we, akambikwa imyenda ishyushye. Ariko iyo ababyeyi bageze imuhira baba bakwiriye kwirinda cyane igihe buhagira abana. Noneho umwana waba umaze kumwuhagira ukirinda kumara umwanya munini cyane utaramuhanagura, kuko ya mazi nubwo wayamwuhagiye ashyushye, ariko iyo yavuyemo atangira kuhita akonja, ibyo nabyo bikaba byatuma atakaza ubushyuhe bw'umubiri. Babyeyi mwuhagira abana mujye mwirinda kubamaza umwanya munini cyane mutarabahanagura, kandi ugiye guhanagura umwana koresha igitambaro cy'amazi cyiza, cyane cyane nk'amayeswime aba agifite ubwoya bwinshi. Iyo eswime zifite ubwoya bwinshi zimaraho amazi ku mubiri w'umwana vuba kandi byizewe, bityo umwana agatandukana n'aya mazi ashobora kumutwara ubushyuhe bw'umubiri. Ikindi ni uko umwana aba akwiye kuryamishwa mu cyumba ahantu hashyushye, mukirinda gukingura amadirishya cyangwa inzugi ku buryo umuyaga wakwinjiramo byoroshye. Iyo umuyaga winjira mu cyumba umwana aryamyemo, uwo muyaga utuma icyo cyumba cyose gikonja, umwana ukirimo nawe akakira ubukonje buturuka kuri wa muyaga, bityo agatakaza ubushyuhe bw'umubiri we. Ibi nabyo bikaba byahitana ubuzima bw'umwana cyangwa se bikawuzahaza. Ibi ndabivuga cyane cyane nk'igihe turi mu gihe cy'imvura cyangwa igihe cy'ubukonje, cyangwa se uri umubyeyi wabyaye ariko uba mu turere dukonje. Ibuka gushyushya icyumba cy'umwana, ibuka gufunga amadirishya, wibuke gufunga urugi mu gihe hariho umuyaga ukabije. Ikindi umubyeyi aba akwiriye kwitaho cyane ni ukwanika imyenda y'umwana ku zuba. Hari abantu benshi cyane badafite ubushobozi bwo gutera ipasi. Hari igihe tuba dufite amazu twita ibikoni ababyeyi usanga batekeramo, icyo gikoni kigahora gishyushye. Byaba byiza wanitsemo imyenda y'umwana kugira ngo ibashe kuma neza, noneho uze kuyambika umwana ishyushye idafite ubukonje bukabije. Ikindi twavuga ni uko ababyeyi benshi bakoresha amasashi bayambika abana, baba bakwiriye kumenya no gusobanukirwa ko igihe cyose umwana yanyaye muri ya myenda yashyizwe mu ishashi, ya shashi ikomeza gufata ubukonje buturuka muri za nkari. Ibyo ngibyo usibye gutwara ubushyuhe bw'umwana, ahubwo binangiza uruhu rwo ku kibuno cy'umwana. Rimwe na rimwe ugasanga umwana yaratemutse cyangwa se yazanyeho uduheri bitewe n'ubwo bukonje baba bamutindijemo. Ikindi twavuga, hari ababyeyi baryamisha abana ku masashi, ugasanga umwana amusasira ishashi kugira ngo atangiza umwenda wa matora. Ni byiza yuko mumenya ko umwana atakuyeho wa mwenda muba mwamusasiye akaba aryamye ku ishashi gusa, kuko iriya shashi iba ikonje, iba ishobora gutwara ubushyuhe bw'umubiri w'umwana, ikaba yamutera ubukonje bukabije, ukaza gusanga umwana atamerewe neza. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe ibipimo by'ubushyuhe bw'umubiri w'umwana, ndetse tunarebera hamwe icyo umubyeyi yakora kugira ngo amenye ko umwana we yagize ubukonje bukabije. Reka turebere hamwe ibipimo by'ubushyuhe bw'umubiri w'umwana bisanzwe. Abantu benshi bajya bakunda gukoresha ka terimometere bapima ubushyuhe bw'umubiri w'uruhinja. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko biba byiza iyo hakoreshejwe terimometere ikoreshwa mu kibuno cy'umwana, kuko ariho hashobora gutanga ibipimo by'ubushyuhe bw'umubiri byizewe. Ariko hari n'igihe biba ngombwa ko dukoresha terimometere isanzwe dushyira mu kwaha k'umwana. Iyo rero dukoresheje iriya terimometere ijya mu kibuno cy'umwana, ubushyuhe bw'umubiri ugomba kuba buri kuri 35.5 kugeza kuri 37.9. Iyo bwagiye munsi ya 35.5, umwana aba yatangiye kugira ubukonje bukabije. Byanarenga 37.9, umwana akaba yatangiye kugira icyo twakwita umuriro cyangwa se ubushyuhe bukabije.
kubera ko abantu benshi bakunda gupima ubushyuhe bw'umubiri w'umwana bakoresheje igipimo gipima mu kwaha. Ubushyuhe bwo mu kwaha buba buri hagati ya 36.5 dogere Celsius ndetse na 37.4 dogere Celsius. Iyo byagiye munsi ya 36.5 umwana wawe aba yatangiye kugira ubukonje bukabije. Ni byiza rero yuko umubyeyi ukoresha ibi bipimo aba akwiye kumenya ibi bipimo kugira ngo amenye aho aklasa cyangwa se aho ashyira umwana we, amenye n'icyo akwiriye gukora. Noneho se umubyeyi udafite utu dukoresho twapima umuriro w'umwana, niki cyamumenyesha yuko umwana we afite ubukonje bukabije? Uyu mubyeyi tumugira inama yuko aba akwiriye gukoresha ikiganza cyiwe. Iyo umubyeyi agiye gukoresha ikiganza apima ubushyuhe bw'umwana, ubushyuhe bw'umubiri w'umwana, tumubuza gukoresha mu kiganza imbere, ahubwo agakoresha ku mugongo w'ikiganza. Iyo akoresheje umugongo w'ikiganza abasha kumenya imihindagurikire y'ubushyuhe bw'umubiri w'umwana, akaba yamenya ko umwana we yatangiye gukonja cyangwa se ko umwana afite ubushyuhe buringaniye cyangwa se ko umwana yatangiye gushyuha. Ikindi ni uko umwana ukonje ananirwa konka. Ni hahandi usanga abana batangira konka, yakonka nk'amasegonda make cyane bikamunanira. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko umwana adashobora konka bitewe n'uko umubiri we ukonje cyane. Ikindi ni uko ubona umwana atangira kurira ariko nta mbaraga afite, ugasanga kurira biri kumugora, agakoresha ijwi riri hasi cyane, akarira nk'umwana wasaraye. Ibi nabyo biba bigaragaza ko umwana yatangiye kugera mu bukonje bukabije, cyane ko iyo umwana akonje atakaza n'imbaraga z'umubiri. Niyo mpamvu ibimugaragaraho byose aba abikorana intege nkeya. Ikindi kigaragaza ko umwana wawe yatangiye gukonja, usanga uruhu rwe rweruruka. Bamwe usanga bagira ibara ryenda kuba ubururu, cyane cyane ku birenge ndetse n'ibiganza by'umwana, ahandi ugasanga bari kweruruka. Biba bigaragaza ko gukonja byatumye imitemberere y'amaraso idakorwa neza, bityo aho umwana yakabaye agira ibara risa n'umutuku cyangwa se ibara risa na pinki, ahubwo ugasanga umwana ari kugira ibara ry'ubururu cyangwa se ibara ry'umukara. Iki nacyo ni ikimenyetso umubyeyi yabona akamenya ko umwana we yatangiye kugira ubukonje bukabije. Ikindi kintu kigaragaza ko umwana afite ubukonje bukabije ni uko atangira guhumeka nabi, ugasanga umwana rimwe na rimwe arahumeka, ijwi ry'imihumekere ye ugatangira kuryumva. Mu buzima busanzwe iyo umuntu ahumeka nta jwi ryumvikana, ariko iyo umwana yatangiye guhumeka ukumva ijwi ryiwe, biba bigaragaza ko uyu mwana yakonje. Aha ngaha rero duhamagarira ababyeyi gutangira gusuzuma ubuzima bw'abana babo nyuma yo kuvuka, ukiga kumenya ibimenyetso umwana wawe ari kugaragaza, ukamenya n'ikibazo umwana yaba afite, cyane ko icyo tubahamagarira ari ukwihutira kugera kwa muganga mu gihe ubona umwana afite ibimenyetso utari gusobanukirwa kandi ntacyo uzi washobora kumufasha, kuko abaganga baba biteguye gutanga ubutabazi bw'ibanze kuri uwo mwana ndetse bakanamufasha kugira ngo yongere agire ubuzima bwiza. Ikindi kimenyetso kiranga ko umwana akonje ni uko ubona umwana yabaye nk'aho imikorere y'umubiri we yahindutse. Ubundi akenshi iyo umwana adasinziriye usanga hari ibimenyetso abakora nko kuzunguza amaguru, kuzunguza amaboko, kurwana n'ibintu yambaye asa nk'ushaka kubyikuraho. Ibi byose rero birahagarara mu gihe umwana yakonje, ukabona ko ubuzima bw'umwana busa nk'aho buri kugenda bukendera. Mubyeyi unkurikiye, ndagira ngo nkubwire yuko ubuzima bw'umwana wawe nyuma yo kuvuye kwa muganga busigara mu maboko yawe. Aha ngaha rero turaguhamagarira gusuzuma umwana wawe isaha ku yindi kugira ngo umenye ko hari ikintu cyahindutse ku buzima bw'umwana. Ikindi kimenyetso umubyeyi ashobora kubona ku mwana we bigaragara cyane iyo abana bavuye mu mazi. Usanga umwana ari gutitira nk'intoki cyangwa se n'iminwa, ukabona ko umwana ari kukwereka ibimenyetso by'uko umubiri wiwe ukonje cyane. Aha ngaha ababyeyi mbakangurire kugira ngo igihe cyose wuhagira umwana ujye umukura mu mazi uhite umufubika kandi umurinde ubukonje kugira ngo ubuzima bwe butaza kuzahara. Reka turebere hamwe icyo aba babyeyi bakora kugira ngo barinde abana babo ubukonje mu gihe batakiri kwa muganga. Icya mbere ni uko umubyeyi akwiye gutegura icyumba umwana aryamamo, akakirinda ubukonje bukabije kandi akamenya ko n'ibintu basasiye umwana we byumutse neza,
byaba byiza imyenda umwana asasirwa igiye iterwa ipasi mbere y'uko bayimusasira. Ikindi ni uko imyenda umwana yambara nayo iba ikwiriye kuba ishyushye. Ikindi ni uko aho byashoboka imyenda umwana yambara yajya iterwa ipasi mbere y'uko bayimwambika kugira ngo bamurinde ubukonje bukabije. Ikindi umubyeyi akwiye kwitaho cyane ni ukumenya yuko igihe cyose umwana we agaragaje ko akonje nawe ubwo yemerewe kumushyira mu gituza, kuko kumushyira mu gituza bombi batambaye biba byiza cyane, bituma umwana ahita abona ubushyuhe buhagije. Ahangaha icyo nabwira abadukurikira ni uko ubushyuhe bw'umubyeyi iyo umwana ageze mu gituza cye barabugabana, noneho umwana agatanga ubukonje kuri mama, mama agatanga ubukonje ku mwana. Ibi rero ni uburyo bwiza cyane kandi bwizewe, nubwo bukoreshwa kwa muganga nyuma yo kubyara, ariko ni byiza ko n'ababyeyi bageze mu rugo igihe cyose ukoresheje bya bipimo cyangwa ubonye bya bimenyetso by'ubukonje ku mwana, wakwihutira kumwambika pampegisi, ukamwambika akagofero, ukamwambika n'udusogisi, ukamushyira mu gituza cyawe nawe utambaye, noneho warangiza ukifubikana n'umwana. Icyo ubushakashatsi buvuga kuri iki gikorwa ni uko umwana wawe ahita yakira ubushyuhe mu gihe gito cyane gishoboka, kandi bigatuma ingingo ze zose zikora neza. Icya kabiri umubyeyi yakwitaho kugira ngo arinde umwana we urupfu rwa hato na hato ni ukumurinda inzara. Umwana ukimara kuvuka aba yamaze gutandukana na mama we. Icyo ubushakashatsi bugaragaza ni uko mu nda aba yatungwaga n'ibituruka kuri mama. Iyo yamaze kuvuka rero ashobora gutakaza isukari byoroshye cyane, akaba ariyo mpamvu mu isaha ya mbere y'ubuzima bw'umwana aba akwiye guhita ashyirwa ku ibere umwana akonka. Icyo ubushakashatsi bwagaragaje ni uko abana bonse mu isaha ya mbere yo kuvuka bahita bakira intungamubiri zihagije zituruka kuri mama, bityo ya kolesitoromu bonka ikaba yabaha imbaraga ndetse no kubasha gukomeza kubaho neza. Abahanga bavuga neza yuko umwana utaronse mu isaha ya mbere ya nyuma yo kuvuka ashobora kuzadevelopa uburwayi mu cyumweru cya mbere cy'ubuzima bwe. Babyeyi munkurikiye, ni byiza yuko isaha ya mbere yo kuvuka ukwiriye konsa umwana. Ikindi, iyo umwana atahise yonka akaba yatakaza isukari ku rwego rukabije cyane, uyu mwana ashobora kugira ikibazo, akananirwa konka, akananirwa kurira, ndetse ubuzima bwe bukaba bwahazaharira, ubundi akaba yanabutakaza. Ni byiza rero yuko mu kurinda umwana wawe urupfu rutunguranye akwiriye konka mu isaha ye ya mbere. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje ni uko umwana uhise ashyirwa ku ibere akonka bigabanya urupfu rwe kugeza kuri purusa 33. Ahangaha reka mvugane n'ababyeyi ndetse n'abaganga n'ababyaza ko ari byiza cyane kwibuka gushyira umwana ku ibere, cyane cyane nko mu gihe umubyeyi yakorewe sezariyene. Ni byiza yuko ababyeyi bamenye ko kubagwa bitababuza konsa abana. Ikindi ni uko niba umubyeyi yagize ikibazo akaba atahita ashobora konsa umwana mu isaha ye ya mbere, hakwiye gukoreshwa ubundi buryo butuma umwana abasha kubona icyo anywa, cyane cyane nk'amata y'ifu, kugira ngo baramire ubuzima bw'umwana. Ariko iyo uyu mwana amaze kunywa aya mata y'ifu, ni byiza yuko atayakomeza, ahubwo igihe cyose mama we yongeye kugira ubuzima bwiza akwiriye konsa umwana kugira ngo amuhe amahirwe yo kubona amashereka. Icya gatatu umubyeyi yakora akarinda umwana we urupfu ni ukurinda imyanya y'ubuhumekero y'umwana. Iyo abana bakimara kuvuka bakiri mu maboko y'abaganga, ibi ngibi abaganga babyitaho cyane kugira ngo umwana ashobore guhumeka neza. Nyamara iyo ababyeyi bageze imuhira usanga rimwe na rimwe hari igihe abana bapfa bitunguranye. Ese niki gituma uyu mwana ashobora gupfa bitunguranye kandi yaravuye kwa muganga ari muzima ndetse ameze neza? Icya mbere ababyeyi bakwiriye kwibuka nuko igihe cyose umaze konsa umwana uba ukwiriye kumushyira ku rutugu ukamuturisha umubi. Iyo uyu mwana yamaze gutura umubi, ni byiza yuko aryamishwa, umubyeyi azi neza yuko nta kibazo umwana afite. Iyo rero umwana aryamishijwe yubitse inda, iyi iba ari pozisiyo mbi cyane ishobora gutuma uyu mwana yatakaza ubuzima bya hato na hato. Bakunda konsa bananiwe. Ibi ngibi ni amakosa akomeye cyane, ni na kimwe mu mpamvu iri hejuru igituma abana bapfa bitunguranye. Iyo umubyeyi agiye konsa umwana aba akwiriye kumenya ko atananiwe cyane.
ikindi aba akwiye kumenya yuko atari gusinzira. Amakosa amwe ajya akorwa n'ababyeyi, hari igihe yonsa umwana akaza gusinzira ibere rikiri mu kanwa. Iyo rero uyu mwana afite ibere mu kanwa, mama we agasinzira, ukuboko kwari gufashe ibere kurarirekura, bityo umubiri w'ibere ugafunga amazuru y'umwana ndetse umwana agafunga n'umunwa. Ibyo byose bigatuma abura inzira yo guhumeka. Mu gihe tuvuga kurinda inzira y'ubuhumekero y'umwana, nuko byibuze igihe adahumekera mu kanwa aba akwiye kuba ahumekera mu mazuru. Iyo ibere ryapfutse amazuru kandi rigapfuka n'umunwa, uyu mwana ahita abura aho ahumekera. Nk'uko ubushakashatsi bubigaragaza, abana b'impinja ntibaba bafite imbaraga zo kuba barwanya icyo kintu kiri kubabuza guhumeka. Iyo haciye iminota myinshi cyane nta muntu ushobora gufasha uyu mwana, byanze bikunze uyu mwana ahera umwuka akaba yanapfa. Twagiye tubona ababyeyi benshi cyane bagiye baza bafite agahinda, barira, barizwa n'uburyo abana babo bapfuye kandi bari bavutse ari bazima, nta n'ikibazo cy'ubuzima cyatuma bapfa gihari. Babyeyi mwonsa, mwirinde konsa abana munaniwe, mwirinde konsa abana musinziriye, kugira ngo amabere ubwayo atababuza umwuka. Ikindi umubyeyi akwiye kwitaho mu gihe arangije konsa umwana ni ukumuturisha umubi. Iyo uturishije umwana wawe umubi, uba utumye umwuka yinjije ari konka usohoka. Iyo uyu mwuka usohotse bituma abana bataboga. Rimwe na rimwe rero iyo uyu mwana atatuze umubi neza ukamuryamisha, ya mashereka ashobora kugaruka. Iyo aya mashereka agarutse ahita anyura mu nzira z'ubuhumekero akajya kuzifunga. Iyo rero wa mwana atabonye umuntu umutabara ngo amufashe mu minota ye ya mbere, ya mashereka yinjiye mu bihaha aragenda agafunga inzira zo guhumeka, umwana akaba atakibasha guhumeka kubwe. Iyo bibaye umwana akiri kwa muganga, abaganga bashobora gukora ubufasha bwihuse bakaba bakiza uyu mwana. Ariko bibaye akenshi uyu mwana ari mu rugo, umubyeyi atugeraho, abaganga ntacyo bakibashije gukora kugira ngo bakure ya mashereka mu myanya y'ubuhumekero. Murumva rero yuko guturisha umwana umubi kandi ukamuha na pozisiyo nziza mu gihe cyo kuryama ari ingenzi cyane, kugira ngo imyanya y'ubuhumekero y'umwana itagira ikibazo agahura n'urupfu rutunguranye. Reka tuvuge kuri pozisiyo y'umwana. Ababyeyi benshi bibeshya ko abana b'impinja bagomba kuryama bubitse inda. Nyamara iyi ni pozisiyo mbi cyane ituma abana benshi bashobora gupfa urupfu rutunguranye kandi bari bavutse nta kibazo bafite. Pozisiyo nziza ubushakashatsi butwemerera ni ukuryamisha umwana agaramye, akaba aryamiye umugongo we, noneho ugahindukiza ijosi ry'umwana rikajya ku ruhande. Ibi ngibi ababyeyi bankurikiye bagomba kubyitaho cyane, kubera ko iyo wubikishije umwana inda, imyanya y'ubuhumekero ye ntabwo iba ikora neza. Ikindi iyo agize ingorane zo kuboga biragorana cyane, kuko ya mashereka ashobora guhita yinjira mu myanya y'ubuhumekero. Ikindi kibi cyane kuri iyi pozisiyo yo kubika inda ku mwana w'uruhinja, iyo ari umwana watangiye kuzunguza umutwe we ashobora kuwubika. Iyo umwana yubitse umutwe ahita afunga amazuru n'umunwa, iyo atagize imbaraga zituma wa mutwe we ugera ku ruhande, birangira abuze umwuka akaba yapfa rwa rupfu rutunguranye turi kwirinda. Babyeyi munkurikiye, ntabwo pozisiyo yo kubika inda ku mwana w'uruhinja ari nziza na gato. Byaba byiza muyiretse mukabasha gukoresha pozisiyo y'umugongo, cyangwa se umwana akaryama agaramye, umutwe we mukawuhindukiza ku ruhande. Hano iyo umwana agaruye umutwe, byibuze kubera ko aba areba hejuru, ntaba ashobora kwipfuka cyangwa se ngo abuzwe umwuka n'amashuka n'ibiringiti aryamyemo. Nkivuga iby'iyi pozisiyo ndetse no kuryamisha umwana, ni byiza yuko ababyeyi bamenya imyenda umwana aryamyemo. Mu gihe cyose umwana asinziriye, ujye wirinda kumushyiraho ibintu biremereye cyane nk'ibiringiti, kuko ashobora kuza gukanguka mu gihe arimo yikubaganya, we ubwe akipfukisha bya biringiti, n'undi ugasanga umwana agiye kwibuza umwuka. Ikindi ni uko igihe cyose uryamishije umwana, ntukwiye kumara iminota myinshi cyane utarajya kureba niba umwana akiri muri pozisiyo wamusizemo. Ni byiza rero ko ababyeyi bakurikirana imisinzirire n'imiryamire y'abana, kugira ngo bashobore kumenya niba inzira z'ubuhumekero zabo zikimeze neza, umwana ari guhumeka nta ngorane ari guhura nazo. Icya kane umubyeyi akwiye kwitaho kugira ngo arinde umwana we urupfu rutunguranye, ni ukugira isuku ihagije ku mubiri w'umwana. Ukarinda umwana wawe imyanda cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose cyamuteza ibibazo ku mubiri we. Ahangaha reka mvuge cyane ku gakondo k'umwana. Usanga kano gakondo ababyeyi benshi bagatinya.
cyane cyane iyo abyaye ubwa mbere. Ni byiza rero yuko ababyeyi bamenye yuko aka gakondo bakwiye kukitaho kukareba, bakanareba niba nta kibazo gafite. Icya mbere umubyeyi aba akwiriye kureba niba kano gakondo katari kuvamo amaraso, kuko hari igihe usanga umwana yamaze kuvuka yagera mu gitanda imyenda yambaye ugasanga yuzuye amaraso. Ibi nabyo bijya biteza abana urupfu rutunguranye, kubera yuko umwana w'uruhinja n'ubusanzwe afite amaraso make. Iyo rero agize andi maraso atakaza, bituma uyu mwana ashobora kuzahara cyangwa se akanapfa kandi yari yavutse ari muzima. Ndahamagarira ababyeyi bankurikiye ndetse n'abandi bantu baba babaherekeje kwa muganga kujya bita cyane gusuzuma kano gakondo. Nta n'impamvu zo kugatinya. Icyakora mukwiye no kukarinda umwanda, kubera ko imitsi y'umwana iba yavaga kuri mama we igera ku mwana inyuze mu rureri cyangwa se kariya gakondo. Nubwo baba bayikase, ariko iyi mitsi iba ishobora guhuza ibintu biri hanze y'umwana n'imbere mu maraso y'umwana. Ushobora gutanga nk'urugero, mikorobe zose zishobora kujya kuri kariya gakondo zishobora kwinjira zinyuze muri ya mitsi y'umwana zikabasha kujya guteza uburwayi umwana. Niyo mpamvu duhamagarira ababyeyi kwirinda cyane kugira ikintu bashyira kuri kariya gakondo. Abenshi usanga bashyiraho imiti y'ibyatsi. Mwa babyeyi mwe, reka mbibutse yuko iyo miti y'ibyatsi isuku yayo iba itizewe, ndetse nta nubwo komposisiyo y'iyo miti y'ibyatsi ishobora kuba izwi neza. Rimwe na rimwe rero iyi miti ishobora guteza umwana wanyu uburwayi, akazagira ikibazo gikomeye mu buzima bwe. Uyu mukondo ubushakashatsi buvuga ko hagati y'iminsi 7 na 14 uba wamaze kuma ndetse ukavaho. Ntabwo rero ukwiye kubatera ubwoba. Mu gihe muhagira umwana, irinde gushyiraho isabune cyangwa gushyiraho amazi. Wirinde gusigaho amavuta, ahubwo uwuhe umwanya uhagije kugira ngo ushobore kwiyumisha wo ubwawe. Irinde gushyiraho ikintu icyo ari cyo cyose utemerewe na muganga. Kandi igihe umubyeyi agiye kwambika umwana pampers, aba akwiriye kwirinda kumanura kariya gakondo muri pampers, kubera ko iyo umwana anyaye cyangwa se akituma, iyo myanda iyo ayitindanye ishobora kuzamuka ikinjira muri ka gakondo, ikaba yajya guteza umwana uburwayi. Aka gakondo rero kagiye hejuru ya pampers ku buryo usanga ntaho gahurira n'imyanda y'umwana, yaba inkari cyangwa se. Ikindi ni uko uruhu rw'umwana ukiva mu nda ruba rworoshye cyane. Ni byiza yuko ababyeyi bamenye yuko bakwiriye gucunga inshuro nyinshi, bakareba niba umwana atiyanduje, bakamuvana mu myanda yaba arimo, bakamuhindurira inshuro nyinshi zishoboka. Ikindi twabwira ababyeyi badukurikiye ni uko bakwiye kwirinda abantu bakorakora uruhu rw'umwana, kuko imyanda myinshi iba iri mu biganza by'abantu usanga bayishyize ku ruhinja, bityo abana bakarwara uduheri. Rimwe na rimwe usanga twajemo n'amashyira, bikaba byahinduka intandaro y'uko abana bahinda umuriro, bakaba bagira n'ibibazo bikabije cyane. Isuku y'umwana rero, haba uruhu rwe cyangwa kuri kariya gakondo, iba ikwiye kwitabwaho cyane igihe umwana ageze mu rugo avuye kwa muganga. Ikindi ababyeyi bakwiye kwitaho cyane cya gatanu ni ukurinda umwana kurira cyane. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko abana barira cyane rimwe na rimwe baba bafite ibibazo runaka. Ntabwo umwana ashobora kuvuga ngo abe yakubwira ikibazo afite, ariko iyo ubizi neza ushobora kugenzura bimwe mu bimenyetso byatuma umwana arira cyane, ukaba wakemura ikibazo cye. Kimwe mu bintu bituma umwana arira ni igihe ashonje, ariko hari n'igihe umwana ashobora kurira adashonje ahubwo yiyanduje. Abana ntibajya bakunda kuba mu myanda amasaha menshi. Hari igihe usanga nk'umubyeyi yabyibagiwe, umwana akarira akamara amasaha 2-3 umwana arira, wazajya kureba ugasanga umwanda wamwumiyeho. Usibye ko uyu mwanda uba umutwika, ariko rimwe na rimwe ubabura n'uruhu rw'umwana ku kibuno, ugasanga umwana yatangiye kugira udusebe, natwo dushobora gutuma uruhu rw'umwana rwangirika kandi bikamubabaza cyane. Ikindi twavuga ni uko igihe cyose umwana wawe ari kurira cyane, uba ukwiriye kureba niba ari mu myenda imeze neza, niba imyenda arimo yumye kandi iteye ipasi. Ibi rero biba bishatse kuvuga yuko umwana aba afite ikibazo igihe cyose imyenda yambaye itamuguye neza. Reka mbwire ababyeyi badukurikiye ko igihe cyose turi mu gihe cy'izuba atari byiza kwambika abana imyenda ishyuha cyane, kuko ubushyuhe bujya butuma abana barira. Usanga ababyeyi benshi batekereza ko umwana akwiriye gufubikwa. Nibyo koko umwana akwiye gufubikwa, ariko mu gihe hari izuba nimwambura umwana imyenda myinshi, mumufashe kugira ngo nawe ahumeke, kuko ubushyuhe bushobora guteza uyu mwana kurira. Icyo ubushakashatsi buvuga ni uko iyo umwana w'uruhinja amaze amasaha menshi arira, bishobora kumuteza ikibazo cya stress. Rimwe na rimwe ubwonko bw'umwana bukananirwa.
uzasanga hari umwana wahogoye, ugasanga noneho kurira ntakibasha kuzamura ijwi, ndetse rimwe na rimwe ugasanga niba yatangiye afite amarira, aya marira yakamye. Ibi rero byangiza ubwonko bw'umwana cyane, bikaba byatuma umwana azadevelopa ibibazo mu gihe cye cyo gukura, kandi rimwe na rimwe ushobora gusanga bitapfa no gukosoka. Ni byiza rero yuko igihe cyose umwana arira uba ukwiye kumurinda gushavura, uba ukwiye kumurinda guhogora, ahubwo ugashakisha impamvu ituma arira hakiri kare kugira ngo umurinde amarira. Ikindi abashakashatsi bahuriraho ni uko umwana w'uruhinja mu cyumweru cye cya mbere ashobora kugira kuribwa mu mara bitewe no konka. Ahangaha biba byatewe n'uko iyo umwana yari ari mu nda haba harimo gutambukamo liquide amniotique. Iyo liquide amniotique rero composition yayo itandukanye na composition y'amashereka. Iyo yatangiye konka amashereka bikireya uburibwe cyangwa se bituma mu mara hazamo ububabare umwana ashobora kumva, ariko bushobora kurangira mu gihe kingana n'amezi 3. Ahangaha rero ni byiza yuko ababyeyi bamenya ko igihe cyose uyu mwana ari kurira cyane baba bakwiriye kumufasha kugira ngo ubu buribwe bubashe guhagarara. Hari igihe abamama benshi bihutira kujya kwa muganga cyangwa se bagashakisha uburyo barinda ubu buribwe umwana ku giti cyabo. Icyiza ni uko wakwirinda guha umwana wawe imiti y'ibyatsi, kuko rimwe na rimwe iyo aba bana bahawe imiti y'ibyatsi bishobora kubaviramo intandaro yo kurwara nk'impyiko cyangwa se umwijima, bikaba byatuma aba bana bahura na za mpfu zitunguranye turimo kwirinda. Ikindi ni uko iyo uyu mwana arira cyane, iyo atabashije kubona umuntu umufasha, agenda atakaza imbaraga, nka oxygene igenda igabanuka bitewe n'imbaraga nyinshi akoresha arira, ndetse hakagabanuka n'isukari mu maraso ye. Ibi rero bishobora gutuma umwana anegekara, atatabarwa hakiri kare, akaba yatakaza n'ubuzima bwe. Niyo mpamvu ababyeyi benshi baba bakwiye kuba hafi y'abana babo, kandi igihe cyose umwana arira akabona uwo kumwitaho kugira ngo amurinde kugera kuri rwa rwego atakaza imbaraga ze z'umubiri zose. Ingingo ya 6 turarikira ababyeyi ni ukumenya ko igihe cyose umwana kimara kuvuka bakwiriye kumukingiza. Hariho urukingo umwana agomba kubona nyuma yo kuvuka ako kanya. Uru rukingo rero narwo ni ingenzi cyane kuko rutuma umwana yakira ubudahangarwa bw'umubiri, bikamurinda za mpfu za hato na hato. Mubyeyi umurikiye, menya yuko ukwiriye kumenya neza uburyo abana bakurikiranya inkingo kugira ngo umwana wawe atazabura urukingo na rumwe, kandi inkingo zibasha kuboneka hafi y'aho ababyeyi batuye, cyane cyane ko ku bigo nderabuzima izi nkingo bazitanga. Ni byiza rero yuko umubyeyi agomba kumenya kalendari y'inkingo z'abana akazikurikiranya hatabuzemo na rumwe. Ingingo ya 7 umubyeyi agomba kwitaho kugira ngo abashe kumenya uburyo arinda umwana we urupfu rwa hato na hato, ni ukumenya uburyo yasuzuma ibimenyetso mpuruza ku mwana w'uruhinja. Nzi neza yuko mwabonye ikiganiro kivuga iby'ibimenyetso mpuruza, ariko ni ingenzi cyane ko ababyeyi babasha kubimenya no kubisobanukirwa, kubera ko bigufasha kumenya igihe wakwihutira kugeza umwana kwa muganga atararemba cyangwa se ataramererwa nabi. Ibimenyetso mpuruza rero ku mwana w'uruhinja ni ikintu gisuzumwa umunsi ku wundi. Icyo uba ugomba kwitaho cyane ni ukumenya imihindagurikire y'ubushyuhe bw'umwana, niba yagize umuriro mwinshi cyangwa niba yatakaje ubushyuhe bw'umubiri ku rwego rwo hejuru. Ahangaha ukamenya uko ubisuzuma. Ikindi kimenyetso mpuruza ababyeyi bakwiye kwitaho cyane ni igihe umwana wawe yananiwe konka. Rwose impamvu iyo yose yatuma umwana atonka iba ari ikimenyetso mpuruza, uba ukwiye kwihutira kugeza umwana kwa muganga. Ikindi kimenyetso mpuruza ku mwana ni igihe cyose umwana ari gutakaza amazi, nk'igihe umwana ashobora kuba ari kuruka cyane, cyangwa se umwana ari kugira diyari cyangwa se ibyo twakwita impiswi mu rurimi rw'ikinyarwanda. Iki gihe iyo umwana atakaza amazi mu mubiri we aba ashobora guhura n'urupfu rutunguranye. Iyo amazi amushizemo binagora abaganga uburyo bwo kumutabara, kuko imitsi y'umwana ihita yegerana igahombana, no kumufasha bikaba ingorane ikomeye cyane. Ikindi twavuga, ingingo ya 8 ababyeyi baba bakwiriye kumenya no gusuzuma, ni ukumenya niba abana babo baruhuka bihagije. Hakwiriye kubahwa amasaha yo gusinzira y'umwana. Ntabwo ari byiza ko umwana abura igihe cye cyo kuruhuka, kubera ko ubwonko bw'umwana ukiri mutoya buba bukora cyane kugira ngo umwana abashe gukura kandi neza. Ni byiza rero yuko amasaha yo gusinzira y'umwana yubahwa. Hari igihe usanga abashyitsi n'abandi bantu mu muryango bihutira cyane kuza kureba umwana, ugasanga umwana ahora mu ntoki z'abantu, nta gihe cyo gusinzira abona. Icyo abashakashatsi batandukanye bahurijeho ni uko byibuze umwana aba agomba, umwana w'uruhinja
aba agomba gusinzira hafi amasaha yose y'ubuzima bwe, agakangurwa ari uko umwana agiye konka. Umwana rero akanguka buri masaha 3 kugira ngo abashe konka, cyangwa se buri masaha 2. Ariko ikindi gihe ababyeyi bakwiriye kumenya niba umwana yikanguye kuko ashaka konka n'ubundi bakamwonsa. Ikindi gihe bakareka umwana akaruhuka bihagije, kubera ko iyo uyu mwana ananiwe cyane, umunaniro w'ubwonko bw'umwana uperturba cyangwa se wangiza imikorere y'umubiri y'umwana, bikaba byaba intandaro y'imfu zitunguranye. Babyeyi munkurikiye, namwe bantu mwese mwumva ibi biganiro, dukwiriye kubaha amasaha yo kuruhuka y'umwana. Ntiyumve yuko niba bakubwiye ko umwana asinziriye bakwimye umwana, ahubwo ukumva ko ari uburenganzira bw'umwana kubona ikiruhuko cye gihagije. Reka ndangize iki kiganiro mbashimira ko twabanye, kandi nizera neza yuko hamwe namwe tugiye gufatanya kugabanya izi mfu zitunguranye ku bana b'impinja, kugira ngo ubuzima bw'abana busigasirwe na buri wese. Ngaho rero niba utarakora subscribe wayikora, ugakora share ndetse ukanaduha comment kugira ngo tumenye uburyo ibi biganiro bibafasha. Mwemerewe no kubaza icyo mudasobanukiwe, cyangwa se mukaduha icyo mushaka ko twazavugaho mu kiganiro cy'ubutaha.